wacu ukabura kuboneka intwari ku rugamba. Mwami waserutse tumukeneye, kaduteturuye mu makuba tugiye kumwana. Ndavuga mwami wacu wadukuye mu isoni, akaduha isura nayo twari dufite. Ndavuga papa utwara abatware, wahaye abagore bari bandagaye ijambo. Ndavuga Yesu watuvanye muri ryangombe, akadutandukanya na Karande, iz'iburasirazuba n'iz'iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, uruhurirane rw'umujyi wa Kigali, uruhurirane rw'abadayimoni batandukanye. Ndavuga umwami watwambuye agasuzuguro, dukomere amashyi mwami wacu. Ndavuga Yesu watugaburiye ubugari n'ifiriti, akongeraho inyama n'isombe. Ndavuga Yesu, ndavuga haleluya. Ndavuga Yesu. Karande yadutse, araseruka dukura agapfukamunwa, adukura muri metero, adushyira mu busabane. Ndavuga umwami Yesu, haleluya. Umukiranutsi ugira gute? Upfa. Imirimo y'umukiranutsi ntabwo imungwa, imirimo y'umukiranutsi ihoraho. Amabuye bamwe ngo bari bafite inoshi, abandi bafite imbiri, abandi bafite amabuye yitwa amasarabwayi, amukubita umuntu ntasanga. Buri muntu wese yari afite intwaro ukabyumva. Yesu ngo bararanganyamo amaso, bose ngasanga byarabacanze. Ndavuga ati nimba avuga mu mazina barahita bantera amabuye, ahubwo reka nkoreshe sisiteme yo kwandika hasi. Kandi hasi Korode akitorora akagenda, kandi hasi Kristiya akava mu nzira, kandi hasi Stefano akava mu nzira, ngo bose baritora uko bakabaye. Yesu asigarana na wa mugore. Vugira ngo amen. Kandi ati niko madamu, abandi bari bagiye gutema amabuye bagiye. Ati bagiye mwigisha. Aramaze ati wasambanaga, ati gati ngo ugenda ntuzongere kubikora. Nawe twamanuriwe bita tuba bavuga butumwa isi ngo merci beaucoup. Ikibazo ushobora kubura ahangaha usambanira urwagwa rwa 500. Baravuga bati hindukira ntiwumve, baravuga bati hane ukananirana. Twaranywera fukiyangu, naranyweye bizeri, ndanywa mitsi, ndanywa sikoro, ndanywa turbo. Urimo uranyumva? Ndanywa kiraho suruduwiri, kanyanga y'inkorano, rikeri. Nyirabahire ndanywa nkajya namu rukerera, ndanywa mu Rwabitoki, ndanywa mu Kigage cya Muri, ndanywa dunda ubwonko, ndanywa inzoga yitwa ngo kubita umwica. None mbonye nabyuje, mbonye nambaye neza, inzobe iraka. Urumva rero turavuga Yesu kadusuzugura, mbaba wari aya mahoro we atangwa na Yesu, wazanye amaboko ayimani ayaho. Aya mahoro meza bayakuye kwa Yesu. Ay mambo mwema tupamba tuwase itangwa na Yesu. Haleluya. Haleluya, igihe cyageze
mwami waserutse tumukeneye kaduteturuye mu makuba tugiye kumwana ndavuga mwami wacu wadukuye mu isoni akaduha isura nayo twari dufite ndavuga papa utwara abatware wahaye abagore bari bandagaye ijambo ndavuga Yesu watuvanye muri ryangombe akadutandukanya na Karande iz'iburasirazuba n'iz'iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru uruhurirane rw'umujyi wa Kigali uruhurirane rw'abadayimoni batandukanye ndavuga umwami watwambuye agasuzuguro dukomere amashyi mwami wacu ndavuga Yesu watugaburiye ubugari n'ifiriti akongeraho inyama n'isombe ndavuga Yesu ndavuga haleluya ndavuga Yesu Karande yadutse araseruka dukura agapfukamunwa adukura muri metero adushyira mu busabane ndavuga umwami Yesu haleluya ndavuga umwami Yesu waduhaye ijambo n'abagore tugafata mikoro baho nimumufashe tumukomere amashyi umwami w'ingungu umwami w'akarama hari uwo mufite amakuru ngo yongere yakoma amashyi yitonze akabujyanye muvugiriza inkungu agasaba abaguzi inkungu kwakiriza inkungu dukomere Imana yacu amashyi umwongera yandi kandi dusome ijambo ry'Imana. Uwiteka ndagushimiye yuko uyu ari nyirabahire Angelique umuvuka iburasirazuba mu karere ka Kirehe yandagaye mwana utaragiraga ijambo mu bantu ndagushimiye ariko swite maze mumufashe tumuhe icyubahiro. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 13 umurongo wa 18 turaza no gusoma nanone Yesaya ibice byaho 3 umurongo wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hari ijambo rivuga ngo aramubwira ati enda imyambi arayenda abwira umwami w'Abisiraheli ati yikubite hasi ayikubita hasi gatatu arekeraho. Umuntu w'Imana aramubwira ati aramurakarira aramubwira ati iyaba wakubise gatatu cyangwa gatandatu watsinza kadusubiremo. Umuntu w'Imana aramurakarira aramubwira ati iyaba wakubise hasi gatatu cyangwa gatandatu watsinze abasiriya kugeza aho uzabarimburira, ariko none uzatsinda Isiriya gatatu gusa. 20 bukeye Elisa arapfa baramuhamba. Undi mwaka utashye ibitero by'Abamowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu barabukwa igitero kimwe bajugunya uwo mupfu ku gituro cya Elisa. Nuko intumbi
igwiriye amagufa Elisa. Ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Yesaya 3 umurongo w'10. Yesaya ibice 3 umurongo w'10. Hari ijambo rivuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Reka dusubiremo, muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu mugoroba mbazaniye amakuru avuga ngo nta mukiranutsi upfa. Mbazaniye amakuru avuga ngo nta mukiranutsi ugira gute upfa. Imirimo y'umukiranutsi ntabwo imungwa, imirimo y'umukiranutsi ihoraho. Yesu ashimwe. Abantu bambonye ari ubwa mbere, nitwa Angelique Nyirabahiri, naturutse mu mujyi wa Kigali, mbarizwa aho korari ibarizwa iriya Itabaza. Bariya ni abayobozi banjye, n'aba bose mwabonye twazanye, doko twaturutse mu rugo rumwe. Iki ni ikibombe cyahagurutse cyatakuye umusozi, no murabyumva, wa Kayenzi. Nuvuga ngo turi kurasa nta miyaga. Kigali tuvuga nta miyaga, nta mbabazi. Ubwo biterwa naho umuntu yaturutse agera kukikubitamo. Yesu ashimwe. Ndagira ngo mumfashe turase, twongere turase. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma ndi umufiyemere ninde? Dushyire Kinyarwanda. N'abagore bari barejejwe inyuma n'amateka Kristo ataraza. Murabyumva? Babandi babagara abamaraya bari hanze aho, cyangwa se abadandaza amagara. Kabiri bakaba barabyariye iwabo mu biti bikono, bigoryi, biburaburyo, shubaziko n'ibindi. Na nyuma yaho byaje kuba mukaba mukajya mubita ibizina. Ariko nimumenye ko Yesu yaje mu rugendo rero Kristo yakoze. Aleluya. Yakoze n'urugendo rwo kubohora ingoyi umugore witwa umufiyeme, wa wundi witwaga igishuba ziko. Yesaya muhanura neza ngo nzakugarukaho mufitiye imbabazi nyinshi nk'umugore w'igishuba ziko. Haleluya. Yesu ajya kutugirira neza. Yereye ku mugore witwa Mariya, baramumuzanira tirogaridesi. Haranditse ngo uzafatwa samba na Jesus azaterwa amabuye. None isi nguyu uramubona aterwa amabuye. Bamwe ngo bari bafite inoshi, abandi bafite imiri, abandi bafite amabuye yitwa amasarabwayi. Amukubita umuntu ntasanga. Buri muntu wese yari afite intwaro ukabyumva. Yesu ngo bararanganyamo amaso bose ngasanga byarabacanze. Atabatire nimba avuga mu mazina barahita bantera amabuye. Ahubwo reka nkoreshe system yo kwandika hasi. Kandi kasi Korode akitorora akagenda. Kandi kasi Kristiya akava mu nzira. Kandi kasi Stefano akava mu nzira. Ngo bose baritora uko bakabaye. Yesu asigarana na wa mugore. Vugira ngo amen. Kandi ati niko mada. Babandi bari bagiye kutema amabuye bagiye. Ati bagiye mwigisha. Aramaze ati wasambanaga. Ati gati ngaho ugenda ntuzongere kubikora. Naho twamanuriwe bita tuba bavuga butumwa, isi turayifata. Haleluya. Kandi umuvuga butumwa mufiyemera aho muzahuri, nta mikino bafite, nta kujenjeka kuba kurimo. Sanga yarabishe, yarashariye, nta bintu byo kujenjeka ku mavuta.
tugira ngo amen. Hanyuma ndi umufimere nanjye Yesu amvanye mu kabari hambere aha. Niyancomoye ashinguzayo ahita anzana muri iyi nzu ankuramo mu kikopa nyambikaca. Hanyuma rero ukimbona mbere y'uko ushyiraho comment jya witonda kuko ntabwo uzi aho nturutse. Genda gake ko ntabwo twabishinanye ndi gucoma ndi mu kabari, ntabwo twari kumwe. Nca mu rumogi ntitwari kumwe. Urumva mbonye ndi umusirimu nambaye ibiresha bici. Urumva ndi ku maso mu kibyiniro nkawukata guhera saa 2 kugeza bukeye. Ntabwo twari kumwe. Kabyinira icupa we yagira umbwire ngo merci beaucoup. Ufite ikibazo? Ushobora kubura aha ngaha usambanira urwagwa rwa 500. Baravuga bati hindukira ntiwumve. Baravuga bati hane ukananirana. Twaranywera fiyango. Naranyweye bizeri ndanywa mitsi. Ndanywa sikoro ndanywa turbo. Urimo uranyumva? Ndanywa kiraho suruduwiri kanyanga y'inkorano rikeri. Nyirabahire ndanywa nkajya mu rukerera. Ndanywa mu rwabitoki, ndanywa mu ikigage cya Muri Kure, ndanywa dunda ubwonko, ndanywa inzoga yitwa ngo kubita umwica. None mbonye nabyuje, mbonye nambaye neza, inzobe iraka. Urumva rero turavuga Yesu kadusuzugura mbaba waritoze. Tuzi n'ikimana duhamagariye. Genda gake. Naje kukubwira ngo umukiranutsi w'Imana, haleluya, ntabwo ajya apfa. Niyo yapfuye abasinziriye ntabwo agenda nka rubanda. Aragenda imirimo y'Imana igasigira ivuga. Umwana we yatambuka bakavuga bati ni mwene runaka, yari umukozi w'Imana. Urugero umugore witwa Tabita yaboraga abapfakazi, imfubyi, abatishoboye imyenda, akabaha akabambika. Umunsi umwe urupfu ruramusura arasinzira. Bahamagara Petero bati ngwino urebe. Agiye vayo urebe. Tuzongera kubaherwa nande imyenda? Nimba uzongera kutwambika imyenda? Petero yarambitseho ikiganza Tabita. Aravuga ati Tabita kanguka. Ntabwo yanamubwiye ngo zuka, yaravuze ngo ka. Kuko umukiranutsi w'Imana ntagapfa, agira gute? Arasinzira. Kabiri, umukiranutsi w'Imana ntagapfa nka mayibobo yishwe n'agahinda. Mayibobo yishwe n'agahinda iyo bicanze Karande yaje izirika umugozi kishiramo. TV wandika imanu kavuga ati mu karere ka Ruhango mudugudu Nyamigenge, mu karere ka Ruhango mu mudugudu wa Nyamigenge hapfuye umusore basanze yimanitse muri gerevariya. Nta mukiranutsi upfurwo, araryama agasinzira. Gatatu, nta mukiranutsi w'Imana utega ibiganza ngo asabirize. Iyo byakomeye umukiranutsi w'Imana ashingiza. Kuko umuririmbyi yararirimbye ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure agatambuka n'inyenyeri. Aravuga ngo kandi ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa n'iki?
uwiteka ahita amubwira ngo karame, ukanga igisubizo gihita kiboneka. Twese tuvuge ngo amen. Muri iri ngero ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye iki? Ntabwo Imana izagusubiza gukiranuka kwawe kuvanga n'ibyaha. Hari Imana ikunda gukiranuka kurusha imitungo. Uko iyo ikaguhereza ni nako ikwambura. Birabaje kuba waba urenzwe ukarenga umutekano w'Imana. Impamvu uri kwidagadura